Tunashimye bene data mazina nitwa Byukusenge Eric, none ndagarutse kugira ngo tuganire amagambo Imana yashyize ku mutima. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimye kuri umukozi w'umuhanga, tugushimiye ko wabanye natwe uhaturinda ukaturengera. Ibyaduhigaga byari byinshi, ariko Data waratwimanye, uratwimana ubwo urungano rwatuvagamo, abasaza bakatuvamo, abakecuru bakatuvamo, abana bakagenda, ariko twebwe ukatwongerera iminsi yo kubaho kugira ngo uyu munsi wa none tuzabe tuvuga izina ryawe no gukomera kwawe, ndetse twumva imiburo yawe. Turagushimye Data, turagushimye, abagabo baragushimye, abana bato baragushimye, ababyeyi baragushimye, abantu bose tugusamura icyubahiro kuko ni icyawe mu isi no mu ijuru, nawe muzagisangira. Data wera wa Isiraheli, turakwinze kugira ngo ukomeze kubana natwe, abantu bose ubarwanirire, urwanya ibiturwanya, ukubita ibiduhiga, buri muntu wese umuremera amashimwe, mu izina rya Yesu Kristo tubyambaye twizeye, amen. Tugiye kuganira amagambo y'Imana Imana yashyize ku mutima kugira ngo twumve icyo Uwiteka Imana avuga muri rusange. Turasoma mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 36, ubundi tuganire kuri ayo magambo. Haravuga ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwa ibyasezeranyijwe. Twongere dusubiremo ntacyo bitwaye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. N'ayo magambo tugiye kuganiraho ni amagambo atari maremare kandi atari matoya, Uwiteka Imana kugira ngo tuyaganireho. Titire y'aya magambo, kuko dukwiriye kwihangana kugira ngo dukore iby'Imana ishaka kugira ngo tubone ibyasezeranyijwe. Ni ukuvuga ngo turasabwa kwihangana tugakora iby'Imana ishaka tukabona guhabwa ibyasezeranyijwe. Abantu benshi bajya bagira amasezerano, abantu tugahabwa amasezerano, yewe hariho n'uvuga ngo ntayafite, ariko ndagira nkubwire ngo Yesaya niwe wavuze ngo mumenye ko umukiranutsi azagubwa neza. Ibyo gusa no kuba uriho ni isezerano ry'Imana. Rero ijambo ryatubwiye ngo turasabwa kwihangana tugakora iby'Imana ishaka kugira ngo duhabwe ibyasezeranyijwe. Abantu benshi bajya bahabwa amasezerano, Imana ikaduha amasezerano, ariko tukumva ko uyu munsi cyangwa ejo amasezerano yasohoka. Ariko ndagira nkubwire ngo hari icyo usabwa, hari ibyo ugomba gukora kugira ngo uhabwe ibyasezeranyijwe. Ni ugukora iby'Imana ishaka, ukagenda uko ishaka, ugakora ibyo ishaka kugira ubone guhabwa ibyasezeranyijwe. Impano cyangwa amasezerano twayahawe ku buntu, iby'Imana yakoze byari ukuyaguha, yayaguhaye ku buntu, nta kiguzi watanze, ariko hari icyo usabwa kugira ngo ya masezerano wahawe asohore. Haleluya. Uhabwa amasezerano wayahawe ku buntu, ariko uyu munsi wa none hari ibyo usabwa kugira ngo wowe ya masezerano asohore. Ni uko ugomba kubishyiramo imbaraga, ni uko hari icyo usabwa. Were kuvanga amasezerano yaratinze. Abantu benshi bajya bagushwa n'amasezerano, ugahabwa amasezerano ariko ugasanga ntasohoye. Ni wowe ubifitemo uruhare kugira ngo amasezerano yawe asohore cyangwa ntasohore. Urasabwa gukora iby'Imana ishaka kugira uhabwe ibyo wasezeranyijwe. Uyahabwa byari ubuntu, ariko hari condition. Ijambo ry'Imana riravuze ngo kugira duhabwe ibyasezeranyijwe ni uko tugomba gukora iby'Imana ishaka, tugakora iby'Imana ishaka. Aburahamu Imana imuhamagara mu itangira igice cya 12, yaramuhamagaye iramubwira ngo Aburahamu we, siga inzu ya so, usige famiye, ujye mu gihugu nzaguheramo umugisha. Aburahamu aragenda, ariko mu kugenda hari ibyo atasize. Yajyanye papa we ndetse ajyana na Loti. Ibi byatumye Imana itongera kumuvugisha. Nawe ukizwa hari ibyo wasize, hari ibyo wasize urimuka, hari ibyo waretse urimuka, hari ibyo waretse urahinduka, hari ibyo waretse witaba Imana, hari ibyo waretse uravuga ngo ngiye nkurikiye Yesu n'umwami n'umukiza, hari ibyo waretse. Rero ukimara kugera mu gakiza, umuririmbyi yuzuye umwuka aravanga imigisha wo mu gakiza k'Imana,
ubwo buntu twarayihawe, ngo twayihawe igihe twihanaga ibyaha. Haleluya, haleluya. Guhabwa amasezerano byari ubuntu, Imana yaguhaye ku buntu, nta kiguzi yagusabye. Icyo wasabwaga cyari kimwe gusa, ni ukuyegera, ni ukuyiba hafi. Ariko kugira ngo bya bindi bisohore birasaba ngo wowe ukora ibyo Imana ishaka. Haleluya, Yesu nashimwe. Birasaba ngo ukora ibyo Imana ishaka. Aburahamu aragenda, ariko ngo ajyana na papa we ndetse na Loti. Amaze kugerayo ngo Imana iraceceka. Imana imara imyaka 25 itavugana na Aburahamu. Aburahamu Imana iratuza ngo ntiyongera kumva ijwi ry'Imana. Haleluya. Kuko yaramuhamagaye iramubwira ngo Aburahamu yimuka ugende. Iramubwira ngo nzakugira urubyaro rukomeye. Icya kabiri iramubwira ngo nzaguha umugisha. Icya gatatu iramubwira ngo uzakuvuma nanjye nzamuvuma. Nzakugira Imana imuha amasezerano Aburahamu, ariko ntiyagombaga gusohora atakoze ibyo Imana ishaka. Nawe urasaba gukora ibyo Imana ishaka kugira ngo ubone guhabwa ibyasezeranyijwe. Hari icyo Uwiteka Imana gushakaho muri aya masaha, hari icyo Uwiteka Imana gushakaho muri iki gihe. Ndagira nkwibutse ko Imana itajya yitiranya abantu. Imana ntabwo yakitiranya abantu, kandi ntabwo ishobora gufata ibintu yemereye umuntu ngo ibihe undi. Izi amazina kandi iratuzi imyitwarire yacu n'imihagurukire. Dawidi niwe wavuze ngo Uwiteka we warandondoye uramenya, ngo uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire, ngo umenyera kure cyane ibyo nibwira, kandi ngo ujye urondora n'imigendere yanjye. Imana rero ntabwo ishobora kwitiranya, ntabwo ishobora kureba wa wundi wihanye ibyaha, wa wundi wakijijwe Imana ikamwishimira. Umuririmbyi niwe wavuze ngo mpagarika ku munara wawe Mana, aho undeba ukamenya, aho undeba ukanyishimira, ngo aho undeba ukanyandika mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya, haleluya. Aburahamu ngo Imana iraceceka. Ni inkuru ndende, namwe muzayisome mwitangira ibice 12 mukomeze. Kugeza aho ngo Aburahamu Imana yaje guceceka, aza gutandukana na Loti. Kamaze gutandukana na Loti, ise wa Aburahamu yaramaze kwitaba Imana. Aho ngaho ni Imana ngo yongeye kugaruka. Ndagira nkubwire ngo Imana yari yaravuganye na Aburahamu gusa. Bamaze gutandukana na Loti nibwo Imana yongeye iraza ivugana na Aburahamu. Haleluya. Aburahamu arongera yumva Uwiteka, arongera yumva ijwi ry'Imana, kuko yari amaze gukora iby'Imana yamusabye, yaramaze gukora iby'Imana ishaka. Natwe ijambo ryatubwiye ngo kugira duhabwe ibyasezeranyijwe, turugomba gukora iby'Imana ishaka kugira ngo duhabwe ibyasezeranyijwe. Mwene data, uyu munsi ubanye ute n'Imana yawe? Mbese ukora iby'Imana ishaka, cyangwa wahawe amasezerano uratuza urasinzira wumva ko byarangiye? Ariko ndagira nkubwire ngo Imana ikigushakaho muri aya masaha, Imana ikigushakaho uyu munsi, Imana ikigushakaho muri aka kanya, ni ugukora ibyasezeranyijwe kugira ngo uhabwe iby'Imana ishaka. Ni ukuvuga ngo Aburahamu yaje kubyara umwana, nawe utekereza umwana Imana yamuhaye ageze mu zabukuru. Ntabwo ngiye kuvuga ku bya Ishimayeli n'ibindi ko byagenze, ariko ngo Imana imaze kumuha umwana. Tekereza uko bamufataga, umwana wo mu myaka 100, umwana wo mu zabukuru ari ikinege. Tekereza uko bafataga Isaka, tekereza uko bamuguyaguyaga. Ngo ariko Uwiteka asaba Aburahamu kujya kumutambira igitambo. Ngo agiye, Aburahamu nabwo ntiyagenda ngo agende wenyine, ajyana ngo n'abagaragu 2. Bageze ku musozi twa Moriya, aho yari agiye kumutamba, aho yari agiye gutamba igitambo cy'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Ngo arabitegereza, arabareba, ngabona abo bajara cyangwa abagaragu bari kumwe nawe. Ngo arabareba, aravuga atoya, nimube mugumye hano, njyewe n'umuhungu wanjye tujye hari imbere kuvugana n'Uwiteka. Ati ntacyo turabahamagara, reka tubaze twikira imbere. Arabasiga kuko yabonaga ko kujyana nabo batari butuma akora ibyo Uwiteka Imana ashaka. Ni uyu munsi wa none aka kanya, ni ibiki bituma udakora iby'Imana ishaka kugira ngo uhabwe ibyasezeranyijwe? Iyo migozi ikuzitiye, ibyo binyururu bigufashe, ndagira ngo nkubwire aya masaha ubirekure, ubwire Yesu byose ni inshuti yawe. Harakunda afasha abantu bananiwe, harakunda afasha abantu bacitse intege, ngo ajya ahumuriza abantu bashavuye, kandi ngo niwe wongera imbaraga. Ngo Uwiteka Imana ngo arebye kwizera kwa Aburahamu, arebye uburyo Aburahamu yaramaramaje, ngo
Imana iramubwira ngo Aburahamu we, uwo mwana mureke yitangire igitambo. Iramubwira ngo reba hirya, akebutse ahita abona umwana w'intama. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu munsi aya masaha ndagira nkubwire ngo urasabwa gukora ibyo Imana ishaka kugira ubashe kubona ibyasezeranyijwe. Urasabwa gukora ibyo Imana ishaka. Ni gute ukora ibyo Imana ntabwo yitiranya abantu. Imana ntabwo yitiranya abantu. Umunsi ukizwa, umunsi uva mu byaha, umunsi uri kubura, umunsi uri kubusambanyi, umunsi umaramaza, Uwiteka Imana yarakwishimiye, arakugabira. Ariko uyu munsi wa none Imana iraza aho yagusanga gakera ikakubura. Ndagira nkubaze, Imana iyo iguhamagaye irakubona? Aho wajya guhurira n'Imana uyu munsi iragusanga cyangwa irakubura? Igihe kimwe Yozefu arota inzozi, azibwira bene se, bigira inama yo kumwica. Ariko ngo Robeni aravuga ati oya, ntitumwice, ahubwo tumugurishe Abishimayeli, tumugurishe. Bafata icyemezo cyo kumugurisha. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nta cyakuraho umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ni ugukora ibyo Imana ishaka. Urasabwa gukora ibyo Imana ishaka. Urasabwa gukora ibyo Imana ishaka. Urasabwa kugenda uko Imana ishaka. Urasabwa guhagarara mu mwanya Imana ishaka. Urasabwa gukomeza nubwo inzira ikomeye, nubwo ifunganye, nubwo hirya no hino nta nzira, nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona bigoye, nubwo ubona ari intambara, ariko urasabwa gukora ibyo Imana ishaka kugira ubone ibyasezeranyijwe. Uyu munsi ndakubwira ngo ukore ibyo Imana ishaka. Ndagushishikariza gukora ibyo Imana ishaka kugira ngo ubone ibyasezeranyijwe. Yozefu yataza gukora ibyo Imana ishaka, ntabwo yaraba yarabonye ibyo Imana yari yaramubwiye. Uyu munsi nawe ufite amasezerano. Mbese ukora ibyo Imana ishaka? Mbese utekereza ko Imana yakitiranya abantu? Mbese utekereza ko Imana yitiranya amazina? Imana ntabwo yitiranya amazina. Imana ntabwo yitiranya umuntu. Ntabwo witwaga Karoli Imana izaza ngo ifate ibyo yageneye Karoli bihe Eric. Ntibibaho. Imana ibyo yageneye umuntu nibyimuha. Agutegeye amaboko Yesu, arakubwira ngo mwana wanjye ngwino. Ntabwo nzi ibyakujyanye kure, ntabwo nzi ibyagutandukanyije n'Imana, ntabwo nzi ibyashyize umworera hagati yawe n'Imana, ntabwo nzi, ariko naje kuvuga ngo uyu munsi wa none kora ibyo Imana ishaka, mbashe kubona ibyasezeranyijwe. Kora ibyo Imana ishaka. Ijambo ryatuye ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwa ibyasezeranyije. Dukwiriye kwihangana. Ni gute wihanganira ibikugerageza? Ukora umurimo w'Imana. Mbese ubasha kwihangana cyangwa barakuvuga ugacika intege? Urasabwa kwihangana. Icya mbere kwihangana, icya kabiri gukora ibyo Imana ishaka, icya gatatu kugira ubone ibyasezeranyijwe. Imana yarabikubwiye ariko hari ibyo usabwa, ntabwo ibyo yakubwira ubizana imbere. Oya, urasabwa kwihangana. Kwihangana bigakurikirwa no gukora ibyo Imana ishaka kugira ubone ibyasezeranyijwe. Yesu atugirire neza. Ntabwo nzi aho uhagaze aya masaha, ntabwo nzi aho uhagaze uyu munsi wa none, ntabwo nzi ibyaguciye intege, ntabwo nzi ibyatumye usubira inyuma, ntabwo nzi ibyatumye uhagarika umurimo w'Imana, ntabwo nzi ibyatumye uva mu byizerwa, ntabwo nzi ibyatumye uhinduka, ntabwo nzi ibyatumye, ariko Imana yigeze ibwira Abisiraheli ngo nimurya mugahaga ntimuzibagirwe Imana yabavanye mu buretwa kwa Faraho. Ahari warariye urahaga uribagirwa, wibagiwe. Ariko ndagira nongere nkwibutse uyu munsi uri umugenzi wo guharanira cya gihugu cyasezeranyirwa abizera. Ndagira ngo ukore ibyo Imana ishaka kugira ngo uzahabwe ibyasezeranyijwe. Uwiteka Imana tugirire neza. Tugiye gusenga Imana, ariko wongere ugire ibyifuzo, wongere ugire ibyiringiro, wongere ubwire Imana ngo Data, ahari uyu munsi wa none narorongotaniye mu bitagira umumaro,
hari uyu munsi wa none nagiye kure yawe, hari uyu munsi wa none, uyu munsi wa none nakoze ibidashimwa nawe, ariko wongera ubwire Yesu ni umunyembabazi, arakunda afasha ngo abashavuye, arakunda afasha ngo abaremerewe, niwe mwami w'amahoro, niwe mwami ugira impuhwe, niwe mwami w'umunyarukundo, niwe mwami ugira neza. Adutegeye amaboko, yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, kuko mwigwa neza. Haleluya, haleluya. Yesu aragushaka gutegeye amaboko. Ngwino akugirire neza, ngwino uhabwe ibyasezeranyijwe, ariko urasabwa gukora ibyo Imana ishaka, urasabwa kwihangana, urasabwa gukomeza inzira, urasabwa guca bugufi, urasabwa. Uyu munsi wa none aho Imana yagushakaga kiraga, Imana yazaga ikagusanga iracyakubona, Imana mwavuganiraga iracyakubona. Ndagira mwene data wongere wisuzume, usubire inyuma wisuzume, wongere wisuzume, wongere urebe mbese niki cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni inzara se, ni ibyago, ni amakuba, ni intonganya, ni ukwangwa, ni ugutotezwa, ni iki? Haleluya. Imana itugenderere kandi tugere neza. Usabwa kwihangana ugakora ibyo Imana ishaka kugira uhabwe ibyasezeranyijwe. Yozefu akomeza kwihangana, muka Potifari aramubeshyera, Yozefu arihangana, Yozefu arakiranuka, aramubwira ati niwemera rimwe gusa iri ngiri ndakugira umuntu ukomeye. Ariko ngo arihangana, aramubwira ati ibi byose ndabifite, Imana yanjye ntacyo nayenganya, ntago nahemukira Imana yacu. Aravuga ati biragatabwa biragatsindwa, sinkakore ikizira mu maso y'Uwiteka Imana yanjye. Arihangana, akomeza kunamba ku Mana ye, ajya muri gereza arihangana, ajya mu buroka arihangana, ahura n'ibigerageza arihangana, ariko Uwiteka aza kumugirira neza. Ni inzira ndende yagiye anyuramo, ariko mwene data ndagira nongere nkwibutse umunsi wa none, ni gute wihangana, ni gute wihanganira ibikugerageza, ni gute wihanganira ibikugoye, ni gute wihanganira ibikurwanya. Ndagira nkubwire abo Imana yatubwiye ngo turasabwa kwihangana, tugakora ibyo Imana ishaka kugira ngo tuzahabwe ibyasezeranyijwe. Tugiye gusenga Imana, ariko ndagira ngo ugire icyifuzo cyiza, ubwira Imana ngo Mana ahari narirwaniriye, ariko wongere ungarukeho, wongere undwanirire, wongere uneshereze, wongere umpe imbaraga, wongere unshoboze, wongere umpagarike ku munara wawe aho undeba ukanyishimira. Ugire icyifuzo cyiza, wongere ubwira Imana uti Imana ngarukaho, bundi bushya Mana, wongere unyishimire. Data mu izina rya Yesu, urera kandi uracyanuka, ugira neza bugacya bukira, uri umukozi w'umuhanga, ntabwo ureba nk'abantu kandi ntuvuga nkabo. Data tugushimiye kuri umutunzi w'imbabazi, tugushimiye kuri Imana yera, tugushimiye kuri Imana ikiranuka, tugushimiye kuri Imana itareba nk'abantu, tugushimiye kuri Imana ikiranuka, tugushimiye kuba abanye natwe tunika turengera. Reka Mana abagaragu n'abaja n'abashakazi bawe, ahari bakoze ibyangwa n'amaso yawe, ahari bagiye kure yawe, turakwinze kugira ngo wongere ubabarire, wongere ubeze ubatunganye, amaraso yawe yongere ababoneze, wongere ubahagarike ku munara wawe aho bareba ukabishimira. Amaraso yawe yongere ababoneze, ubase mu gitabo cyo kurimbuka, wandike mu gitabo cy'ubugingo, kandi none n'iteka ryose bazabashe kubona ingororano zawe. Turatuje Mana we ntutuze, tugusaba iki byinshi ukabidera ubuntu. Reka Mana ibyo utavuze umwuka wawe yarabyuzuze, kandi uhaze kwifuza kwa buri muntu wese, kandi udutabare Imana, uturengere uturemere amashimwe mu izina rya Yesu urakoze. Amen, amen. Shalom, shalom. Nitwa Byukusenge Eric, ndabakunda cyane, Yesu abahe umugisha.